Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose nk'uko bisanzwe guturuka muri Philadelifia. Ndashima Imana yo mu ijuru, Imana igira neza, Imana ishobora byose. Ndayishimiye. Shima Imana cyane kubw'uburinzi bwayo, kubw'ineza yayo, kubwo gukora kwayo. Imana ihabwa icyubahiro. Ndashima Imana cyane. Imana yabanye natwe, iraturinda itugirira neza. Ndashimira Imana kubw'uburinzi. Buriya Imana ni umurinzi ukomeye cyane. Ni Imana ni umurinzi ubera hose icyarimwe. Rero Imana ni umurinzi. Ndagira ngo mbikubwire kandi nzi neza ko nawe ubizi, ariko Imana ibiguhishurire kurushaho. Imana ni umurinzi. Imana irarinda. Na Bibiliya irabivuga ngo Uwiteka atarinze umudugudu, abawurinda babera maso ubusa. Imana rero irarinda. Ndayishimiye muri iki gitondo kwirinda. Imana irarinda rwose. Irarinda, ikarinda umuntu, karinda be, kavubira imvura babi n'abeza. Ni Imana ishobora byose, igira neza. Rero ndayishimiye muri iki gitondo kubw'uburinzi bwayo iba yaturinze. Tukabyuka duhumeka umwuka w'abazima. Tukabyuka duhumeka umwuka w'abantu bazima. Imana iba yatanze ingabo nyinshi. Iba yatanze ingabo nyinshi kugira ngo tubyuke turi bazima. Kuko ubu ngubu hari abantu bari kwa muganga. Bagiyeyo bibatunguye, batunguwe, ariko bari kwa muganga, bararwaye, bisanze batakibashije kujya ku kazi, bisanze gahunda bararanye zihindutse. Ariko Imana kuba yakubyukije uri muzima, ukaba wabashije kujya mu kazi, ukaba uri mu rugo uri amahoro, ni ubuntu, ni uburinzi bwayo bwakubayeho kubw'ubuntu bwayo wagiriwe. Ndashimira Imana rero. Nitugapfusha ubusa ubuntu bw'Imana iba yatugiriye. Mujye mureka twibuke ineza y'Imana, twibuke kurinda kwayo. Imana ihabwa icyubahiro rero. Reka tujye mu ijambo ry'Imana natinze. Reka dusenge twumve icyo Imana ishaka kuvugana natwe uyu munsi. Mana data wa twese, Mana ishobora byose, Mana yo kwiringirwa, Kristo w'i Nazareti, ndagushimira igitondo cyiza, igitondo cy'amahoro, igitondo cyo kugira neza kwawe. Nguhaye icyubahiro. Waturinze Mana, waturinze, watugiriye neza. Icyubahiro kibi cyawe. Rero ndakwereka uyu munsi kugira ngo ukomeze ubane natwe, uduhagarareho, udushyigikire, ube mu ruhande rwacu, urogoye imigambi mibi ya shitani, urogoye imbaraga z'ikuzimu, ukureho gukora kose k'umwanzi. Amaboko yawe adushyigikire, imbaraga z'Imana zihabe, weze iki kirere kugira ngo ijambo ryawe risoze icyarizanye. Imitima y'abantu badukurikiranye bose ubagirire neza. Gukora kw'Imana kugaragare ku buzima bwacu. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, reka ubane natwe, udushyigikire. Ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe. Ni Gatera Jose, nabibabwiye, guturuka mu Itorero rya Philadelifia. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nje gushimira Imana cyane, nje kuvuga ineza y'Imana. Reka rero uyu munsi dusome igitabo cy'Itangiriro, ibice byaho 15, hanyuma turahera ku murongo waho wa mbere turagira ku wa 7. Karibu. Reka tuasome. Umutwe w'ijambo ravuga Aburahamu yizera Uwiteka, Uwiteka amusezeranya isezerano. Aburahamu yizera Uwiteka, Uwiteka amusezeranya isezerano. Ukuvuga ngo habayemo kwizera, hanyuma Aburahamu yizeye, Imana imuha isezerano. Yego. Hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu. Ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu Mwiyerekwa riti Aburahamu, witinya, ninjye ngabo igukingira. Uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Aburahamu aramubaza ati Mwami Uwiteka, uzangororera iki?
ko ngenda ndi ncike kandi uzazungura urugo rwanjye ari Eliyazari munyadamasiko. umuntu uzazungura urugo rwanjye ari Eliyazari w'umunyadamasiko. ati dore nta rubyaro wampaye kandi uwavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. uwavukiye mu rugo rwanjye cyangwa se wavukiye iwanjye azaragwa ibyanjye. maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti, maze Imana irahaguruka iri mu ijuru. Haleluya. Aburahamu yaravuze amagambo akomeye, yarabwiye Imana, ayibwije ukuri ati, yumbwira ngo uzangororera, yumbwira ngo uzangirira neza, ngenda ndi ncike, kandi Eliyazari wavukiye iwanjye ari uzaragwa ibyanjye. ubwo ubuhereye kuki? Ni iki kiba kibiguteye? Hanyuma umurongo wa 4 uvuze ngo iki? maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti, maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti, uwo si we uzaragwa ibyawe, ahubwo uzakomoka ku rukiri rwawe, niwe uzabiragwa. Aramusohokana. Murongo wa 5. Aramusohokana. Aramubwira ati, rarama urebe ijuru, ubare inyenyeri, nimba wabasha kuzibara. ati urubyaro rwawe nuko ruzangana. Mana ishimwe. Imana iramubwira iti, oya humura, ati hubwo sohoka urebe. Buriya hari amagambo tubwira Imana bigatuma Imana itubwira n'icyo tutari tuzi, bigatuma Imana izi kakubwira iti reka ahubwo nkubwire. Aburahamu yagiranye n'Imana ikiganiro, yari inshuti ye. Aravuga ngo sohoka nkwereke. Aburahamu arasohoka, aramubwira ati ngaho reba hejuru. Ngo arararama, ngo amare kurarama, Imana iramubwira ngo urareba iki? Ati ndareba inyenyeri. Ati ni ku rubyaro ruzangana. Imana itugirire neza. Hanyuma umurongo wa 6, nuko yizera Uwiteka abimuhwanyiriza no gukiranuka. Murongo wa 7. Aburahamu aramubwira ati, ninjye Uwiteka. Aramubwira ati, nijye Uwiteka wagukuye muri Uri y'Abakaldayo, kugira ngo nzakurage iki gihugu. Amina. Aramubwira ati, nijye wagukuye muri Uri y'Abakaldayo kugira ngo nzakurage iki gihugu. Nijye wagukuye hariya. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana, umutwe w'ijambo uravuga ngo kubana n'Imana ni uguhozaho. Kubana n'Imana ni uguhozaho. Kubana n'Imana ni uguhozaho. Ndashaka kukubwira ngo hari abantu bajya bibeshya akavuga ngo narakijijwe, ndi umurokore, ndarakijijwe, ngewe nkorera Imana, ariko kandi navuganye nayo, narabatijwe, hari amasezerano yampaye muri 2. Umuntu ugasanga yicaranye ibintu Imana yamubwiye mu 2,000, kandi kuva uwo munsi ntarasubira imbere yayo, ntarasubira gusenga. Ugasanga hari akantu wicaranye ko kuvuga ngo navuganye n'Imana, ariko nje kukubwira ngo kubana n'Imana ni uguhozaho. Uyu Aburahamu yavukaga mu rugo rw'umugabo witwa Tera.
hanyuma Bibiliya ivuga ngo tera we ukuntu Bibiliya imuvuga ivuga ko atanasengaga, ntabwo yasengaga Imana ya Isaka, ya Aburahamu, ya Yakobo, Imana yacu twizeye. Tera we yakoraga ibigirwamana, yari afite uko abayeho n'izindi Imana yizeraga, yari afite ukuntu abayeho. Se wa Aburahamu we ngo yanacuruzaga ibigirwamana, waba ushaka Imana y'inka, y'ikimasa, y'inyana, yarabumbaga akibumbira ibigirwamana akajya mu isoko akabigurisha, kabiha umuhungu we Aburahamu ati tugende, bakajya gushaka amafaranga babicishije muri izo nzira. Ariko Imana itarobanura ku butoni, Imana itabura aho igukura, Imana nta hantu itagukura, nta naho itakugeza. Ifata Aburahamu imukura ahantu nk'aho wagurishaga ibigirwamana, mu by'ukuri yari afite izindi Imana yabagamo, ariko Imana irahamusanga. Hari abantu benshi bayaba ngo ariko Mana ubu wansanga aha, ubu se ukibaza yuko ubuzima urimo Imana itabugusangamo. Imana yo ntabwo ijya ibura uko ibigenza. Yitoraniriza Aburahamu, Tera ngo yashatse kumukuraho ngo amujyane i Kanani biramunanira, yahagurukanye na se bajya i Kanani biranga, abasiga mu nzira arapfa. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo uwiringira umwana w'umuntu avumwe, ngo ariko uwiringira Uwiteka ameze nk'umusozi Siyoni, ngo utabasha kunyeganyega. Byaramunaniye, yasubiye inyuma. Imana ishimwe ko Imana yacu itajya inanirwa, Imana ishimwe ko Imana yacu itajya ibura uko igira. Hanyuma ngo we aza kuhagurutswa n'Imana, iramubwira ngo nahaguruka ajye i Kanani, ijye mu gihugu izamwereka, mu bice byaho 12. Ngo imuhagurutse imubwira ngo haguruka ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, kandi abazaguhesha umugisha nanjye nzawubaha, abazakuvuma nzabavuma, gutyo. Hanyuma ngo Aburahamu agenda muri ubwo buryo. Ariko rero ese mfite gripe sinzi ukuntu ndi bukora, agonze ukuntu ndi bubigenze. Imana ihabwa icyubahiro. Iramubwira ngo haguruka ugende ujye i Kanani, haguruka ujya mu gihugu nzakwereka se. Ngo aragenda, Aburahamu aragenda, Imana imusezeranya umugisha. Ariko kandi ntabwo byabujije Aburahamu kuvunikira mu rugendo, kuko yaragiye agera n'igihe asubira inyuma ajya muri Egiputa, asonzera mu rugendo. Yagera ahantu Imana iti mpahaye umugisha, yakomeje kugenda. Imana yeza igihe agenda ageramo, yeza igice ageramo, yeza ahantu hose ageze. Imana yagendanye nawe. Kubana n'Imana ni uguhozaho. Akomeza abana n'Imana, asubira inyuma aho ageze ari mu rugendo. Yagendaga imuha amasezerano, ataha ndahaguhaye, nubwo n'abana bawe, urubyaro rwawe nahangaye, iki gihugu ngize gakondo yawe n'abana bawe. Imana ikagenda imuha amasezerano. Muntu uvugana n'Imana rimwe akajya kwiryamira akiyorosa. Uzasoma inkuru za Aburahamu uhere mu gitabo cy'Itangiriro, uzahere mu bice 12, ugeze mu bice 15, uzamenya ko kubana n'Imana bisaba guhozaho. Urebye urugendo Aburahamu yagenze kugira ngo agere mu isezerano, bigusaba guhozaho. Imana yari yamusezeranije umugisha, kandi Aburahamu koko yarawufite, kuko Bibiliya itwereka ko yahagurukanye na Loti mwene se wabo, barajyana. Bamaze kujyana ngo bagira no mu nzira, Imana igirira neza Aburahamu, imuha ubwenge, kuko bari batangiye gushyamirana abashumba babo. Ngo iramubwira ngo abwira Loti ati wowe ufata iburyo genda afata ibumoso, n'ufata ibumoso ndafata iburyo. Ngo baratandukana. Burya ntukagendane n'umuntu mudahuje.
nubona hari ibintu bikubangamiye jya ushaka uburyo ubivemo cyangwa se ushaka uburyo ubikemura ubisengeye, ariko ntukabe mu bintu byihambiramo cyane cyane iby'uru rugendo. Jyewe yo nsomye Bibiliya biranyigisha, nuba mu buzima wihambiramo ntabwo uzahura n'Imana, ntabwo uzagera mu isezerano. Aburahamu yihambiranye na Loti, ngo yarahagurukanye na Aburahamu mu by'ukuri, ariko Imana yari yahamagaye Aburahamu. Igihe cyose iyo tugendana n'abantu no mu nzu y'Imana, hari abantu batahamagawe, hari abantu batari mu muhamagaro, kandi abo kenshi basubiza inyuma umurimo w'Imana, basubiza inyuma abantu bafite umuhamagaro, bakababwira ko ibintu bidashoboka, bakabwira ko ibintu bidakunze, bahora babereka intege nke z'ibyo barimo. Uyu Aburahamu mu rugendo yahuye n'ibintu bimugora byinshi, yahuye n'ibintu bimugora ku buryo Loti wahagurukanye na Aburahamu yaramuruhije ngo abashumba babo barashyamirana. Aburahamu aza kubwira Loti ati mwene data ca uruhande rumwe nanjye ndaca urundi. Ibyo nabyo bibaho. Hanyuma ngo Loti we yitorera ahantu heza hanetereye, ariko Aburahamu we hagiye Imana ihamuhera umugisha, Imana irongera ivugana nawe kuko yari ibyo yaratandukanye nabyo. Igihe cyose iyo dufite ibyo dutandukanye nabyo Imana irongera ikatugarukaho. Kimara gutandukana na Loti yamuhaye andi masezerano. Imana tugire neza, aho naho tujye tuhamenya. Aburahamu yagiye ashaka agendana n'Imana, ahageze hose Imana ikamuha isezerano. Yagera mu gihugu, yagera mu mudugudu, Imana ikamubwira icyo azahakorera, ikahamuhera isezerano. Bivuga ngo kubana n'Imana ni uguhozaho. Kubana n'Imana ni uguhozaho, ntabwo ari ukurambirwa. Rero twebwe iyo mvuga mbabwira cyane abantu bahamagawe, abantu bakijijwe, abantu bari mu gakiza. Nawe ushatse waza uyu munsi waza ugakurikira Imana, waza ugafata iyi nzira, kuko Imana irahari. Imana igira neza, Imana irashoboye. Aburahamu uyu nguyu amaze kwemerera Imana, amaze kugenda yumvira Imana, amaze kugenda ari mu nzira y'agakiza, nibwo yagiye ahabwa amasezerano. Hagenda ahabwa amasezerano, noneho ngo bigere mu bice 15 ari naho twasomye. Yagendaga abona ukuboko kw'Imana, yubakira Imana igicaniro, hatamba amaturo, atanga ibitambo, vugana n'Imana, imugirira neza, kandi yaranamwishimiye cyane. Yari inshuti y'Imana. Hanyuma rero Bibiliya yatubwiye ngo Aburahamu yizera Uwiteka, ngo Uwiteka amuha isezerano. Bivuga ngo yongeye kumuha irindi. Si ubwa mbere yari asezeranijwe, si ubwa mbere yari ahawe isezerano, si ubwa mbere yari agiriwe neza n'Imana. Aburahamu yizeye Uwiteka, Uwiteka amuha isezerano. Arongera imuhaye irindi sezerano. Utangiriye agihaguruka, Imana yagiye imuha isezerano. Imana itugirire neza. Rero ngo Imana iramubwira ngo nzaguha umugisha, nzaguha ingororano, nzakugirira neza. Iyo imwongera amasezerano, Aburahamu noneho aravuga ati rwose reka mvugane nawe, uzangororera iki? Umbwira ngo uzampa ingororano, uzangororera iki? Uyobewe ko ngenda ndi incike? Uyobewe ko nta rubyaro wampaye? Wabwiza Imana ukuri. Cyubwiza Imana ukuri, ntukagira aho yikinga. Yari yaramuhaye amasezerano menshi. Aburahamu yari yagendanye n'Imana igihe kirekire. Hanyuma
ariko ikintu yari atarabona gusa ni umwana, ni nawe yari akeneye. Hanyuma Imana iramubwira ngo Aburahamu, urambwira ngo nzakugororera iki? Uratinyutse urabivuze, sohoka urebe. Ngo iramubwira ngo rarama, ngo abara inyenyeri. Aravuga ati izi nyenyeri uraramye ureba wazibasha? Undi ati ntazo nabasha. Ati nuko urubyaro uzabyara ruzangana. Bibiri bako yabyaye, yamuhaye n'isezerano ikamuha ngo uzabyara abana bangana n'umukungugu. Yawise mukungugu ngo hasi. Mu bice 14 yari yamubwiye ngo uzabyara abana bangana n'umukungugu ngo niko uzabyara abana bangana n'umukungugu. Imana itugirire neza. Rero bene data bakristo, nimureke duhozeho. Kubana n'Imana ni uguhozaho, ntabwo ari ukubikora rimwe ngo uvuge ngo jewe ngo mu mwaka ushize nari umukristo, ngo hari imirimo myiza nakoze, ngo kamemu narakizwaga, ngo birahagije. Ngo irabizi ko muri covid nari umukristo rwose, ngo irabizi ngo ubu ngubu ntabwo yabimpora. Oya, kubana n'Imana ni uguhozaho. Nubana n'Imana ugahozaho, Imana irabizirikana, Imana irabyibuka. Rero reka gucika intege, reka gusubira inyuma, reka kuvuga ngo narakoze. Hari abantu bajyaga batubwira tugikizwa, tukiri abana, tukiri bato, abajyaga batubwira bati reka natwe twarakirijwe, twabibanjemo. Umuntu agera hakaruhuka. Oya, kutaruhuka kujya mu kazi gasanzwe kagutunze ka buri munsi. Kutaruhuka kwitaba kujya mu kazi, kutaruhuka. Kubana n'Imana ni uguhozaho. Ukabana n'Imana mu gitondo, ukabana n'Imana nimugoroba, ukabana n'Imana ku manywa, ukabana n'Imana igihe cyose ukumva ubuzima bwawe buri mu gakiza. Uzaba inshuti yayo. Imana izabana nawe, Imana izakugirira neza, Imana izabizirikana. Mwene data mu Kristo, Imana irahari. Iyabwiye Aburahamu ngo abana bawe bazangana na zira nyenyeri, yiteguye kuguha urubyaro, yiteguye kuguha icyo ukennye. Aburahamu yarakennye abana, Aburahamu yarakennye urubyaro. Nawe uyu munsi hari ikintu ukeneye, ariko kuko kubana n'Imana ari uguhozaho, tekereza niba ukiri kumwe nayo, tekereza niba ukiri mu ruhande rwayo, tekereza niba ugihimba bya bihimbano by'umwuka, tekereza niba ugikora umurimo mwiza. Bibiliya ivuga ku mugabo witwa Zakariya. Mu bice byaho 2 cyangwa se igice cya mbere Luka mu isezerano rishya. Zakariya ngo yari umuntu w'inyangamugayo. Bibiliya ivuga umuntu w'inyangamugayo, twebwe hari igihe tureba abantu twabita inyangamugayo kandi mu by'ukuri atarizo. Twarebeye inyuma tukavuga ngo runaka ni inyangamugayo, ariko waramuka mukweretse ahantu hatabona, waramuka mukweretse ari wenyine, yamukweretse yambutse umupaka ari mu kindi gihugu, ugasanga nta bunyangamugayo afite. Ariko Bibiliya yo ivuga ngo Zakariya n'umugore we bari inyangamugayo. Ngo ariko kandi buriya igihe cyose ikintu kizazamwo ariko haba harimo akabazo. Ngo bari inyangamugayo, bemerwaga n'Imana n'abantu, ariko ngo nta mwana. Noneho ngo abantu abakristo se ngo baraterana batangira gusengera Zakariya. Barasenga, bene se bakorana umurimo, Zakariya n'umugore barasenga nk'abantu b'abakiranutsi. Icyo gihe ntibabonye umwana.
icyo utabonye muri iki gihe ntabwo bivuga ko Imana itakiguha. Icyo utabonye muri iki gihe ntabwo bivuga ko Imana idahari. Icyo utabonye muri iki gihe ntabwo bivuga ko Imana ikikwimye. Icyo utabonye muri iki gihe ntabwo bivuga ko utazakibona. Zakariya ngo arasenga n'umugore we n'abakristo bagenzi be, ariko ngo muri icyo gihe ntabwo yageze abona umwana. Ariko ngo Zakariya ngo ntabwo nakwikuraho kuba inyangamugayo. Arakomeza akora umurimo w'Imana. Arakomeza akora umurimo w'Imana. Ahozaho. Ngo uko umwaka utashye, ubufindo bumugezeho, ngo ajya gutamba ibitambo mu rusengero. Ariko icyo ashatse kuvuga ni iki? Kubana n'Imana ni uguhozaho. Ntabwo ubuze umunsi izagutabara. Ntabwo ubuze umunsi izakugirira neza. Zakariya igihe kigeze cy'Imana, burya hari igihe cy'Imana, hari igihe cyacu, ariko hari n'igihe cy'Imana. Hari igihe cyawe, hari igihe cya runaka cyo kukugirira neza, ariko hari n'igihe cy'Imana igaruka ku muntu. Zakariya ngo igihe kigeze, marayika araza aramubwira ngo Zakariya, gusenga kwawe kumviswe. Biratangaje. Igihe yasengeye, igihe bamusengeye, igihe yabereye mu nzu y'Imana, ntiyigeze abura mu nzu y'Imana, ntiyigeze abura ku murimo w'Imana. Bivuga ngo kubana n'Imana ni uguhozaho. Nudahozaho ndakurahiye. Nudahozaho, yewe nudahozaho ukavuga ngo mwakushize narasenze arahagije, oya. Mu gitondo biba ku manywa, biba nimugoroba, izuba rirenga. Kubana n'Imana ni uguhozaho. Nuhozaho Imana izakugirira neza. Nuhozaho Imana izakugarukaho. Hanyuma ngo marayika araza abwira Zakariya ngo gusenga kwawe kumviswe, dore ugiye kubyara umwana w'umuhungu. Umugore wawe Zakariya agiye gusama inda, azabyara umwana w'umuhungu. Ngo kandi uzamwite Yohana, ngo azaba ari igitangaza. Kubera iki? Marayika yaraje amusanga mu murimo w'Imana. Yaraje asanga akiri umwizerwa. Ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Hari abantu bamwe na bamwe basenga babona badashubijwe bakabivamo. Basenga babona badashubijwe bakarambirwa, bagacika intege, bakajya mu byaha. Oya, kubana n'Imana ni uguhozaho. Ashaka kudashaka kubikora none, nabikubwiye. Ibyo utakoze none, ejo ntago bivuga ko utabikora. Ibyo utakoze uyu munsi, ejo yabikora. Ibyo utakoze ejo, ejo bundi yabikora. Ariko tegereza ubane n'Imana. Tegereza wizere Imana. Shaka Imana bigishoboka. Ijira mu gakiza. Aburahamu yari inshuti y'Imana. Imana yaramubwiye ngo haguruka, arahaguruka. Agenda ntawagishije inama. Jya gutamba umwana wawe. Genda untambire umwana wawe. Ndashaka igitambo cy'uwo mwana. Aburahamu aragihagurukana, ajyana umwana we. Ntiyabaza madamu. Ati ko Imana imbwiye ngo uyu mwana tumutambe igitambo. Ntiyabaza mukuru we, ntiyabaza mwene nyina, nta nshuti yabajije. Yumviye Imana, yarayizi. Yarazi uburyo yamuhagurukanye ikamujyana. Yarazi uburyo abanye nayo. Mwene data, menya uwaguhamagaye. Menya uwaguhamagaye. Imana yaguhamagaye niyo kwizerwa. Imana yaguhamagaye niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Ndashaka kukubwira ngo rero bana n'Imana, yizere, yigarukeho, yikomezeho. Imana irahari, irashoboye. Ngo Aburahamu ahagurukana Isaka cyo gutambira Imana igitambo. Cyari bikomeye.
ntabwo byari byoroshye. Iyo utabanye n'Imana ibyo ntabwo wabishobora. Utabanye n'Imana utari inshuti yayo ibyo ntiwabikora. Ariko uko tugenda twegera Imana niko tugenda twuzura umwuka wera, niko tugenda tugwiza imbaraga, niko ugenda iduhishurira ubwenge, niko ugenda iduha andi masezerano. We wicaranye isezerano ry'9 none turi 2022, wese uracyubaha Imana, uracyari kumwe nayo? Kaho mbwira, kubana n'Imana n'uguhozaho kumanywa na nijoro. Ubu wabyukanye nayo, hari ibyo yasezeranye nayo, hari icyo yamubwiye. Ndabana nawe, ndabana nawe. Wabyutse ari kumwe nayo, wabanje kwibwa tunge imbere, wabanje kwibwa ati Imana unyobora uyu munsi. Iramuyobora ikamubwira iti ca hanyura aha, bigenza utya, vuga utya, kamukingurira inzugi. Rero ngwino ugaruke ubane n'Imana. Ndashaka gukangura umuntu wibwira ngo jewe ngo narayasenze. Warayasenze nibyo, ariko komeza usenge. Warayasenze nibyo, ariko komeza usenge, komeza ushaka Imana. Mana yavuga ngo nige nagukuye muri Uri y'Abakarudayo, nige wagukuye muri Uri y'Abakarudayo kwari ukugira ngo nzakuraga iki gihugu. Ese umune data, buriya Imana wibaza yaragukuriye iki hariya hantu? Wibaza cyatumye gukura muri biriya byaha, cyatumye guhagakiza, cyatumye kuzana muri uyu mujyi, cyatumye kugirira ityo, cyatumye guha urwo rugo, cyatumye guha urubyaro, cyatumye ikubakira, cyatumye guha akazi. Hari impamvu, kuko hari undi utarakabonye, hari undi utarubaka. Ariko Imana ibwira Aburahamu ngo witinya Aburahamu, urubyaro rwawe ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja, ruzangana na ziriya nyenyeri. Bivuga ngo Imana yari muteganyirije byinshi, yari muteguriye byinshi kandi byiza. Iramubwira ngo witinya, nigenga bigukingira. Witinya, nigenga bigukingira. Imana itugirire neza. Witinya, nigenga bigukingira. Nagukuye hariya kwari ukugira ngo nzakuraga iki gihugu. Hari igihe umuntu agira ubwoba, kandi ibyo Imana imutegurira, ibyo yibwira kumugirira ari ibyiza, nta kibi kirimo. Ukagira ubwoba kumva birarangiye. Nukuri niba uri kumwe n'Imana ntugire ubwoba. Birashoboka kubona ubuzima bukomeye, burashoboka kubona ibintu bigoranye, ariko ntacyo uzaba. Birashoboka gucuruza ukavuga uti ndasebye noneho ndakinze iduka, urugo rurananiye, rurasenyutse, umwaka urashize ntarasama, ariko humura. Iyaguhamagaye niyo kwizerwa, iyaguhamagaye niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Nige wagukuye muri Uri y'Abakarudayo kwari ukugira ngo nzakurage kino gihugu, kwari ukugira ngo nzakurage iki gihugu, uzabe sekuruza w'amahanga. Imana yari mufiteho gahunda. Imana igufiteho gahunda mwana data. Imana igufiteho gahunda wa mubyeyi we. Imana igufiteho gahunda wa musore we. Iguhamagariye kukugirira neza, iguhamagariye kukugirira neza. Yiteguye kukwamamaza, yiteguye kukwagura, yiteguye kukugira igikoresho cyayo. Nukugira ngo uzagira umumaro, uzabwira abantu ko Imana igira neza. Nicyo cyatumye guhagakiza. Nukugira ngo uzabwira abantu ko Imana itabara. Nta kindi yagutabari, nta kindi yagukure mu magana y'abanyabyaha. Kubana n'Imana n'uguhozaho. Shaka Imana wirambirwa, uzayibona, uzahura nayo. Nababwiye ku nkuru za Zakariya
ngo yakomeje kuba umwizerwa mu rusengero, arakomeza akora umurimo w'Imana, ngo kandi abinyangamugayo. Bibiliya iramuhamiriza ngo abantu batakivuga bati nta kibyaye, ngo Zakariya aravuga ngo ibyo ntibyantandukanya n'urukundo rw'Imana. Kuba ntarabonye umwana nta cyantandukanya n'urukundo rw'Imana. Uzakunda Imana kuko wabonye akazi, uzakunda Imana kuko wabonye fiance, uzakunda Imana kuko wasamye, uzakunda Imana kuko yakubakiye inzu. Imana niyo kugundirwa, ntago twayikunda kubera ibintu. Isi n'ibiyuzuye ni ibyayo. Muririmbyi wa 35 aravuga ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we, ngo kandi ibyo mfite byose ni wowe wabimpaye. Rero tugomba kubana n'Imana, tugahozaho ku manywa na nijoro, tukabana n'Imana, ubuzima bwacu bwose bukaba buri mu Mana. Aburahamu yabanye n'Imana, urugendo Imana imuhagurutsa ntabwo bwakeye urugendo rurangira. Ntabwo bwakeye. Niba Imana ivuze ikintu cyica abantu bamwe na bamwe, nuko bifuza ko iyo Imana ivuze none ejo bisohora. Ariko ubwo uzi ko n'isezerano rikurinda. Iyo wakomeje kubana n'Imana ntuve mu isezerano, rirakurinda. Iyo kubwiye ngo nzakubakira, hagati aho ngaho haba harimo urugendo rurerure. Nzaguha urugo, nzaguha akazi, nzakugira ukomeye mu muryango wawe. None se Yosefu Imana ntiyamubwiye ngo nzakugira ukomeye mu muryango? Bene so na so bazakubararira. Ese wagira ngo bwakeye biba? Niba yarabimubwiye kwa mbere ntabwo byasohoye kwa kabiri. Hari ibintu Imana ibanza gutunganya, hari ibintu Imana ibanza gukura mu nzira, hari ahantu bigomba guca. Yosefu se wagira ngo bwakeye aba mukuru mu muryango? Hari aho byanyuze. Iyo bakubwira Dawidi se ko yasimbuye Sawuli ku ngoma, wagira ngo mu gitondo bwakeye bamwicaza ku ntebe ya Sawuli? Hari aho byanyuze. Ariko muri Dawidi yaza kugira guta akirwanirira, akavuga ati kwa heri no kongera kuragira intama, mbaye umushumba w'abantu, ngiye gushumba abantu. Byari kumuvuna. Rimwe na rimwe ntiyari no kubishobora. Niyo ntebe yari kuzayicaraho yarabaye kajorite. Urareka Imana igasohoza igihe cyayo kikagera neza. Hari igihe cyo kuvuga, hari n'igihe cyo gukora. Imana iguhaye isezerano, hari n'igihe cyo kurisohoza. Imana ya Yesaka, Imana ya Aburahamu, Imana nyamana. Ndagira ngo uyu munsi mwene data wowe udukurikiye, birashoboka kunaniwe, birashoboka kurwaye, birashoboka ko hari amasezerano uvuga ngo ntagisohoye. Ibyo ni wowe ubivuga, ariko siko Imana ibivuga. Ukavuga uti jye simbibona, nta nzira mbona. Wowe ntayibona, ariko Imana irayibona. Jye mbona nta nzira, jye mbona ntaho byanyura, ariko mu mugambi w'Imana nta cyayibuza gukora. Izishakira inzira, izishakira inzira, hari aho bizanyura, hari ikizakora. Kubana n'Imana ni uguhozaho. Wowe shaka Imana gusa, kandi ube umwizerwa, wumvira Imana. Aburahamu yagiye yumvira Imana cyane, yagiye yumvira Imana. Imana yavuga agahaguruka. Nizere ko ari wowe cyangwa se jye, icyo gihe ntabwo nari kubyumva, ariko we yarabyumvise, yumva ko Imana ivuganye na. Rero rimwe na rimwe ikintu kijya kidufasha ni ukumvira. Ni ukumvira. Iyo twumviye Imana irakora. Bene data, ndagira ngo rero mu by'ukuri twongere tugarukiraho, twongere twegere Imana, twongere dusenge, twongere tuyihamagare. Twongere dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka.
ibindi byose tuzabyongererwa. Imana irahari, Imana irashoboye, Imana igira neza. Hari akaririmbo kavuga ngo Aburahamu ngo yizeye iyo, ngo Aburahamu na Sara bizera iyo, ngo ibahe umwana bageze muri zabukuru. Ngo kuko amagambo yari amaze kuba menshi, kuko amagambo yari amaze kuba menshi, ngo ariko ngo ibahe umwana bageze muri zabukuru. Rero bene data bakristo bakundwa, nimureke dushaka Imana bigishoboka, tugifite uburyo. Imana irahari. Ubu hari ibintu abantu basigaye bakunda ngo bibarangaza, ngo nibyo bakunda kumva no gukurikira no kureba, ariko ibyo rwose ni ibintu bibi cyane. Dukwiriye gusenga Imana, tugakunda ijambo ry'Imana. Ugasanga abantu barabakiramo utuntu tw'udutente ngo badukurikire, ngo nitwo tubahumuriza, ngo utuntu nk'utwo. Aho se ibyo bintu birakugezayo? Twakabaye dukunda ijambo ry'Imana, kuko nyuma y'ubu buzima hari n'ubundi. Twakabaye dukunda, tugashakisha utuntu abantu bakunda, tugashyiramo utuntu tw'utubyino, utuntu abantu baririmba, ukuntu two guhendahenda abantu ngo bakunde. Ese utwo turakugeza kuki? Birababaje, birababaje, birababaje. Kwizera kwarashize, ugasanga baraducira imigani ngo habayeho ngo dore ngo ukuguru kuracika ngo ibyo ugasanga nibyo bikomeje umuntu, nibyo umuntu ashishikariye kureba. Ariko umuntu yavuga ngo nimukizwe, ubwami bw'Imana buri hafi. Arangije indira nsoze. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mureke dukunde ijambo ry'Imana, mureke dukunde ijambo ry'Imana, rirakiza. Ijambo ry'Imana rirakiza, nibyo nababwiraga. Dawidi aravuga ngo ni inkota ya mugi abiri. Rero tugiye gusenga, ariko kubana n'Imana ni uguhozaho. Aburahamu yabanye n'Imana, igenda imuha isezerano, buri munsi ikamusezeranya, buri munsi ikamusezeranya. Kubera iki? Ntabwo yayivuye imbere, yagiye ayumvira. Ntukave imbere y'Imana. Byo rero byo guhendahenda, dushyiramo amatenta, dushyiramo utuntu ngo nitwe abantu bakunda, ntabwo ari byo. Mureke dukunde ijambo ry'Imana, nitumenya ukuri kuzatubatura. Tugire kwizera, tugire gukizwa, tugire kubaha Imana. Iyo tubanye n'Imana duhozaho, idutera imbaraga, bikadutera kunesha. Urakoze Mwami Yesu, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Iri ni ijambo ryawe. Sengeye abantu bose badukurikiranye, hari abarwayi, hari abashonje, hari abababaye, hari abasubiye inyuma, bashubijwe inyuma n'ibibazo, ariko abo bose ubagirire neza, ubaramburire ikiganza. Uruhura abarushye, abacitse intege, abatentebutse, ubongerera imbaraga mu bugingo. Ukuboko kwawe kwiza kuboneke ku bantu. Urakoze Kristo, ijambo ryawe risohoze icyarizanye. Hagira abantu bongera kukwikomezaho, hagira abantu bongera gukizwa, hagira abantu bongera kukubaha, hagira abantu bongera kugukorera. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze Mana, icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Ni 0785 98 94 na 072 74 34 93 1. Imana y'amahoro ibaha umugisha.